yakundwaga cyane, yakoraga ibiganiro binyura buri wese, bucura na mukecuru bakisangamo, yari umunyamakuru w'agatangaza, umunyamakuru uhebuje, Uncle Austin. Ibye nagatangaza. Kuri ubu ngubu imyaka 26 yarayimaze akora umwuga wo witangazamakuru, ariko uyu munsi kuri tariki 26 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2026 akaba yashyize umukono ku kazi ke avuga ati ndasezeye, ariko ndacyashimira buri mumwe wagize amahirwe yo kunyumva ndetse n'utaranyumvise, ariko nari umunyamakuru mwiza, navuga ijambo rikijyana, kandi hari benshi nagiye nzamura, hari bamwe bamfatiye cyitegerezo, bamwe baryaga kubera njyewe, agatanga n'ingero. Uyu munsi nyemera tuvuge ku muhanzi Uncle Austin, yari muntu ki? Iyi ni Kingdom JBTV, ngo ayikaze mu ruganda rw'imyidagaduro. Ubwo umaze gukora subscribe ngo ayikaze, noneho reka nkwinjize mu nkuru irambuye ya Uncle Austin. Umuhanzi akaba n'umunyamakuru. Uncle Austin uyu munsi ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2026 yatangaje ko asezeye burundu ku kazi ka radio nyuma y'imyaka 26 yaramaze avugira kuri radio zigiye zitandukanye hano mu Rwanda, harimo Radio 10, Flash FM, Kiss FM ndetse n'andi maradi yagiye atandukanye. Uncle Austin yatangaje amagambo ku mbuga ze za social media avuga ko radio yabaye igice cye kinini cy'ubuzima bwe, kandi ko azakomeza ibikorwa bye, ariko atazajya avugira kuri radio nk'uko yabikoraga kugeza ubu ngubu. Ntabwo yari yatangaza neza icyo azakora gikurikiyeho mu mwuga we, ariko avuga ko ari kwisanga mu mishinga y'imyidagaduro ndetse no kuzamura impano nshya mu muziki. Ariko se ubundi uyu mugabo ni gute yagiye agaragara muri iyi myuga yose? Reka mbikwereke neza. Yamenyekanye cyane nko mu muziki ndetse no mu itangazamakuru kuri radio. Ajya gutangira yatangire kuri radio, atangira n'ibiganiro, kandi ibiganiro byarakundwaga cyane ndetse bikanakurikiranwa. Ahita atangira no kujya yikorera umuziki. Umva ibikorwa bye. Yatangije Uncle's Empire, icyari ikigo cyita ku gucunga ndetse no guteza imbere impano z'ababyinnyi n'abahanzi. Yagiye afasha kuzamura izina rya bamwe mu bahanzi bakomeye hano mu Rwanda ndetse akabafasha gutangira umuziki. Reka ngire n'ibindi yakoze mu myaka yashize. Uncle Austin uyu ni umunyamakuru akaba n'umuhanzi, yigeze kongera kugaruka kuri Kiss FM nyuma y'igihe yaramaze atavugira kuri radio, asubira mu mwuga wa radio nyuma y'amezi yaragira mu 8. Mu myaka yashize, mu bihe byashize, yagiye avuga ku bibazo byo mu ruganda rwa music, nk'uko yigeze gutangaza ko atishimira amarushanwa ya music ndetse n'imvururu z'abahanzi. Uncle Austin ni umunyamakuru mwiza, yari umuhanzi akaba n'umunyamakuru mwiza pe. Numwe mu bantu bazwi cyane muri showbiz ya hano mu Rwanda kubera uruhare rwe mu muziki ndetse no ku radio, kandi akomeje kuvuga ko azahindura umwuga we nyuma yo gusezera kuri radio, ariko ntabwo turamenya neza gahunda ze nshya. Gusa kurikira Kingdom JBTV, nawe ngiye nitwa Bomviva, ibije byose ndabibabwira, kandi ntabwo njya nkubwira ibintu bipfuye kubaho. Ngayo rero nguko numucyo tubona It's You to Man.